wisanze uri mu rugo nta mpinduka yabaye reka nkubwire wa mukobwa ndagusanga ugire n'inshuti zimwe na zimwe uderetinga iyo umaze gushaka kuko hari inshuti zisenya ingo Bibiliya bitubwira hari inshuti zikurangaza hari inshuti zishaka kuzakujyana muri ibi na biriya kandi ugasanga urugo rwawe nturwitayeho abenshi nayo mpamvu uyu munsi urubyiruko bashaka gushaka ntibamare kabiri arashaka kwitwara uko yitwaraga akiri umusore arashaka gusohoka uko yasohokaga muri cya kigare cy'urubyiruko kandi wabaye umugore umugabo aragushaka atayi mu rugo inshuti zirashaka ngo zigusure abavandimwe barashaka basanga sinzi ari ibintu bitandukanye dushimye Imana ko ari umubyeyi imbabazi ngira umugisha wo kuba ndi kumwe n'umumama hanyuma rero wenda gushimiye tubana kenshi mu biganiro bitandukanye reka ngusabe gukora subscribe niba ari nubwo bwa mbere uhageze ariko uyikore kugira ngo tugire byinshi dusangira by'umumaro nge ndikuzo Emi hanyuma ngira umugisha wo kubana namwe muri uyu mwanya tugira ibiganiro byinshi duhuriramo bitandukanye munyemerero n'iki kiganiro tugiye kubanamo Imana iza kuduha umugisha ntabwo ari kirekire ni ikiganiro kigufi ntikirambiranye nzi neza kuri buze kungukiramo byinshi kenshi iyo tuvuga ubuhamya nibyo Imana ibaradukoreye hanyuma rero nanjye hari ibyo Imana yankoreye nawe hari ibyo Imana yagukoreye tubihuza rero bizakomeza n'abandi bari muri cya gihe twaciyemo nanjye navuye kure hanyuma nawe wavuye kure ibi byose rero iyo tubihuza kenshi hari ubwo dufasha abandi ndashimira abantu bose twabanye mu gihe cyatambutse wakoze subscribe Imana igumugisha nawe utarayikora uyikore kore like niba ukunze iki kiganiro hanyuma inkunga ikomeye no kuduha share hanyuma rero Imana ibamugisha wo muri hirya no hino ku isi munyemerere mu magambo make twakiriye umumama ariko tutaramwakira tugire tuti data uri mwiza ko wagize neza shimwa Yesu gusenga kwacu nikwiye gucogora ahubwo nuko ibihe byose turasenze kubw'izina ryawe rikomeye kuba turiho n'ubuntu bwawe umuntu wese uri kureba video nuko ari muzima data nyiringabo umuha umugisha hanyuma natwe rero nk'umurongo ucishijemo iyi message kugira ngo igere kuri benshi udushigikire uyu mumama turi kumwe rero ntiyakwibashisha kuvuga ibiri muri we kuko ntacyo byafasha abantu ahubwo ibyo washize muri we byagirira benshi umumaro umushigikire kugira ngo bigire icyo bikora mu abantu badukurikira hirya no hino ku isi mu migabane itandukanye baho umugisha kandi ubwiza bwawe kuri bo byose tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu amen mwatangiye mwibwira abadukurikiye muri uyu mwanya nakoze cyane hawo umugisha kuba turi kumwe muri iki kiganiro amazina yanjye banyita Pastor Umutoni Pascaline urakoze Umutoni Pascaline mutuye hano i Kigali yego dutuye i Kigali naringize ngo muturutse muri Amerika naho tuzahagera kubera Imana urumva rimwe na rimwe ari igihe twakira abantu tukibagirwa kubaza aho baturutse kandi wenda wasanga atuye nko muri Amerika yanjye ntuye hano i Kigali akaba ari umushyitsi uri umumama cyangwa uri umukobwa ndi umumama ndi umubyeyi yego ufite abana bangahe mfite abana 7 abana 7 rimwe na rimwe rero hari ubwo tuba tuganira n'abantu Paul yavuze amagambo akomeye ngo mbwira abo mugendana nkubwira uwo uri we bivuze ngo umuntu wese afite ahantu yaturutse iyo tuvuga imirimo y'Imana no gukomera kwayo ubuhamya ni ikintu gikomeza abandi hanyuma umumama turi kumwe ariko yabanje kuba umukobwa yego mu gihe cye yari umukobwa hanyuma biba ngombwa ko aba umumama yaciye mu bihe bikomeye nawe ariko yanyweye amata menshi to biragaragarira umuntu wese byagenze gute kugira ngo wisange mu mata nanjye nisanze nyarimo kubera Imana ntabwo mbizi yego hari ibintu biba utabihisemo ahubwo ugasanga wabivukiyemo cyangwa ubirimo ko ari umukobwa ubyirutse se ukiri muto wavukanye n'abana bangahe ubyiruka gute kugira ngo bize kudufasha nabyirutse mu bana 10 papa na mama tubya turi abana 10 yego mu bahungu 6 n'abakobwa 4 wow umugisha yego ugira amahirwe yo kwiga neza icyo gihe ntago byakunze kuko ndatekereza ntago twari muri iki gihugu twahuye na challenge z'ubuzima zitandukanye ntekereza ko ari cyo cyatumye ngira ngo hanini umuntu atiga ngo arangize neza oh sorry hanyuma rero umaze kubyiruka ni iki gitumye ufata umwanzuro wo gushaka wemeye gushaka ngo umudamu kubera iki
mbaje ikibazo cyiza kandi gikomeye. Natekereza ngo jye nakijijwe nkiri umwana w'umukobwa 9-7. uri muto? Ndi muto. Nkomeza gukunda Imana, numva umutima wanjye ukunze Imana, nkomeza gusenga, nkomeza guterana, ariko hariho ukuntu umuntu akizwa ukumva uri mu kigari. Ariko ngiye mu gukizwa kwanjye ntabwo nigeze numva ndi mu kigari, ahubwo nakijijwe numva afite inzara n'inyota byo gukomeza gusenga. Papa na mama bari kwemera cyane bari bakijijwe? Papa na mama ntabwo bari bakijijwe, ariko nabo bari abagatolike, basengaga muri kiliziya, barabikundaga. Ni nabo bantu badutoje mbere Imana. Nakundaga gusoma, mama yakunda gusoma ishapure, tukikanga nijoro yatwegeranije dusenga. Igihe kiragera rero maze gukura, muri icyo gihe nkajya numva ijwi rimbwira gusengera mu marokore. Nkajya numva iryo jwi bukeye nza guhura n'umumama twari duturanye ntabizi ari umupfakazi. Kajya mbwira ukuntu Imana yamugiriye neza mu bupfakazi bwe. Hanyuma rimwe nikanga ndi mu rugo umunsi umwe nagiye kumusura nimugoroba, sangamwe abandi bakoze Imana, bambwiza ijambo ry'Imana ndakizwa. Kuva ubwo ngana itorero ndasenga, kwa gukomeza gukunda Imana, kwa gukomeza gusenga. Nge numva burya mu mutima wawe iyo ufite intego yo gukomeza gushaka Imana, hari abandi ngira ngo baba bafite nyine gutekereza ati wampo tuzabana, warumbaje ati wafashe umwanzuro gute wo gushaka. Yego. Ni muri ubwo buryo rero umutware tubana twarasenganaga. Akarana aza kumbaza icyo kibazo, ariko ntabwo nahise mwemerera kuko numvaga mutima wanjye nta birimo. Numvaga nta rukundo ufite se? Rukundo numvaga nta bindimo. Numvaga nta mpamvu yo gushaka? Numvaga nta mpamvu yo gushaka, numvaga ahubwo ndiho ndasenga cyane kugira ngo nkore niteze imbere. Nicyo kintu numvaga nishishikariye nsaba n'Imana kugira ngo nshoboze. Ukubitanye n'umuhungu rero baraguprovoca arabikubwira? Abimbwiye. Ntabwo sore reka nsubira inyuma gato, ntabwo nigeze kuba nahura n'abantu benshi bambaza iby'urukundo hanyuma numva nkabona nta mwanzuro wabyo bafite. N'Imana ikampishurira ko ari babandi baza kuvuga amagambo badafite icyo bayerekeje, ko kubana n'Imana, kwa gusenga Imana ikampishurira imitekerereze yabo, kandi koko bigasoza nta mwanzuro bafite. Bukeye mbwira Imana rero ngo Mana, igihe cyo gushaka kwanjye nikigera umuntu uzashaka ntabwo azambwira ngo ndagukunda, kuko ndagukunda yavuzwe nabonye nta gaciro ifite. Mana ni ubizi ko bizagenda. Hanyuma igihe kimwe tugasenga rimwe ko twasenganaga aza kumbwira ati ndashaka kuzagusura. Nsuriye turaganira, ampa icyifuzo cyo kumusengera kugira ngo azashake. Ariko tugiye gusoza ikiganiro ko yari yansuye, asoza ambwira ngo se abaye wowe hari ikibazo? Ngaho. Ndangije ndamubwira nti yewe ntabwo byakunda, mpita nsubiza vuba mpubutse ko cya kindi kitari kindi mu mutima nabikubwiye. Kandi yaratabwiye ko gukunda? Ntabwo yigeze ambwira ko nkunda. Okay. Hanyuma numva irindi jwi riraje mu mutima, ndabwira nti icyo kora ari Imana ibivuze nabyemera. Iryo jambo njyango niryo Imana yamfatiyeho rero. Hanyuma naragiye byasigaye aho ngaho, maze gusigaraho mu gihe kitarambira cy'amezi nk'ukwezi arambaza, ndambwira nti ntabwo ndabimenya neza. Nyuma y'amezi 2 yongeye kumbaza, ngira ngo nibwo nafashe umwanzuro kumwemerera. Wese warabisengeye? Ni ukuri narabisengeye. Wumva uramwemeye nta kibazo? Imana yampaye hishurirwa kuri we. Wese wumvaga nta musore wumva ushaka uzahitamo? Ntabwo numvaga igihe kiragera. Ahubwo wumvaga byibuze muremure wirabura cyangwa w'inzobe? Ibyo ntabwo byabura. Ayo ni amarangamutima yari ahari menshi cyane. Ni wese wasanze ari we? Niwe. Ariko ntabwo yabayeho kubera bya bindi physically amarangamutima. Aha hantu reka tuhavuga iki kintu. Yego, kujya abakobwa batwumve n'abasore bari kurambagiza. Imana ibaha umugisha. Hari igihe umwana w'umukobwa yicara akavuga ngo ndashaka umwana, ndashaka umusore uzaba ari muremure, w'igikarase, munini, ufite uko ateye akamudetaya, akumva ari uwo.
hanyuma abandi bose baza akabona ya marangamutima afite ntayo afite kare bwa bunini ntabwo like nka Emi sinzi ko abantu badukurikiye bamureba Emi ni munini cyane ukuntu hanyuma rero agasanga ntabwo ari munini nka Emi kandi yashakaga munini nka Emi icyo gihe ashobora kuba ari we ariko kuko amarangamutima mubwira ubunini akumva ko atari we nanjye nuko byangendekeye kugira ngo mbyemere nafashe n'igihe cyo gusenga numva ngiye kumuhakanira Imana irambwira ngo hoya mubona kugeneye hari abantu rero badetaye bakayigira amarangamutima ubundi ibintu ni bibiri Emi cyangwa abantu bose batwumva hari ukuvuga ngo ngewe ngiye gutereta cyangwa se kurambagiza uwo ni umusore hari no kurambagirizwa n'Imana aho niho ndiho ndavuga ngewe niba ugiye kurambagirizwa n'Imana ntabwo uzabona 100% bya bintu byose ushaka ushobora kuzabona muremure ariko utari munini ushobora kuzabona uwize amashuri ariko adafite ka kazi ushaka ushobora kuzabona ufite akazi ariko adafite kumwenyura kwa kundi ukeneye wenda uwo n'ufite igikomere cy'uko akeneye umuntu uzajya umusekera buri kanya ugasanga rero we ntaseka buri kanya ariko mu by'ukuri izindi kondisiyo arazujuje. Okay, turibuze ko wagaruka kuri ibibazo by'abasore n'inkumi. Hanyuma uramwemeye mu gihe muri gahunda z'ubukwe bishanze wa mudamu usanze yigezeyo ntiwasanze byarahindutse bitandukanye nuko wari ubizi uri umukobwa. Sorry ntago numvise. Urumva ugeze mu rugo ubuzima bwo kuba ari umukobwa wari iwanyu butandukanye n'ubuzima bwo kuba wasanze umugabo. Cyane. Kuko benshi ngo bageze mu rugo arigiye guhuza bibananira. Urumva umwararewe ukwe n'undi ukwe none bahuriye ahantu bagiye guhuza mu bana buri munsi amakosa utangiye kuyabona ntayo wabonaga. Icyo gihe niko bigomba kumera byanga bikunda haba impinduka uriya si musaza umwararira ngo umwihanganire hari ingeso usanzwe umuziho ariko icyo mpamya nuko niba ugiye gushaka waba uri umusore uri umukobwa cyangwa uri umuhungu ubuze icyo ugiye gukora icyo gihe ugomba kwitwararika ukabanza ukiga mugenzi wawe icyo bita kwigengesera kabanza ukiga mugenzi wawe ameze ate akunda iki yanga iki hari ibyo ubuzi muri cya gihe cy'ufiansaye muba mwaraganiriye ariko hari n'ibindi ushobora kubona utaruzi ariko icyo gihe ntago bintandaro yo kuvuga ngo ntago narimbizi ngo bibihungabanya urugo cyane narabibonye byinshi kandi urabyemera. Ndabyemera cyane. Benshi hari ubwo bavuga ngo barafata imyanzuro ngo y'abana bazabyara ugasanga benshi barabyumvikanaho ntibabyumvikanaho. Ubundi iki kibazo cyo mwe mwakiganeho mute kugira ngo n'abadukurikiye muri uwo mwanya avuga ati pasera mbere kitegerereza. Urakoze cyane ndatekereza mu by'ukuri mu gihe cyacu ntabwo twigeze twumva tuzadetaya abana tuzabyara ibyo ntabwo twe tubitekereza cyane ntabwo byari bwabe nko muri iyi minsi muri iyi minsi bireze cyane abantu kubera wenda ubuzima sinzi uko nabivuga ugasanga abantu bashyize imbere kumvikana abana bazabyara ariko mu by'ukuri twarabyaye nta kibazo turongera turabyara nta kibazo twigeze tubigeraho turongera turabyara n'ubu dukomeje kubyara ubu twaracuze urabona imyaka ngezemo naracuze sinzi niba nari badukurikiye babyumvisha bakabyemera ibyo uvuze kubera ko hari abakurutana b'ubutsi bakibyara biterwa n'impamvu yego ariko njye ndumva naracuze. Ntekereza ko rimwe na rimwe iyo turi mu biganiro nk'ibisa no kubaka umuryango intego nta yindi. Uyu munsi urakijijwe wakijijwe ukiri muto hanyuma uyu munsi urimo urabona impinduka mu gihe cyanyu bitandukanye ingo zubakwaga mu gihe cyanyu na n'uyu munsi urabona bisa cyangwa hari impinduka nini ubona yabayemo. Ndatekereza ndeka dusome ijambo ry'Imana riraza kudufasha hano kugira ngo ibyo mvuga wenda bigire nabo bifasha duhagaze mu ijambo ry'Imana. Mu Migani 14 haravuga ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya. Impamvu ijambo ry'Imana ndikunda nuko rifasha buri muntu wese. Umugore w'umutima reka mvuge ngo umuntu wese ufite umutima wo kubaka urugo Emi atari no kubaka urugo n'ibintu bisanzwe ubijyamo ugahura n'impinduka bisobanuye ngo no mu rugo rwawe ushobora guhura n'impinduka ariko kubera ko wa mutima ufashijwemo no kubaha Imana wa mutima ufitemo no gushaka Imana kugira ngo bari ugufasha birakunda.
reka mvuga ngo mu itangiriro urugo ni umugisha w'Imana. amen. ni vizioneri w'urugo ni Imana. mpora mbwira abantu nkababwira ngo urugo kuko rwavuye ku Mana, iteka Satani arwanya ibiva ku Mana. Azateza imiraba, azateza imiyaga, kunyura mu bintu bitandukanye, kunyura mu tuntu twinshi tudasobanutse, kunyura ahantu henshi. Ariko icyo gihe wa mutima, kuko ufite umutima wo kubaka, waba uri umusore ufite umutima wo kubaka, waba uri umugore ufite umutima wo kubaka, hamwe no gusenga, Imana yo mu ijuru izabibashoboza mwubake urugo rwiza. Naho nta itandukaniro rirahari cyane. Urumva uvuye mu rubyiruko ubaye umumama, natangiye kugira ngo ndi umubyeyi. Ijambo umubyeyi ni ijambo nkunda cyane. Abantu benshi bashaka kuba abamama ariko ntaba ababyeyi. Umubyeyi ni umuntu wemera challenge nyinshi zishobora kubaho. Umubyeyi ni umuntu wihanganira impinduka zitandukanye. Uzarebe umubyeyi urugero, iyo aturutse hari agasanga akana ke kari mu byondo kiyanduje, kafite ukuntu gasa nabi kandi warakeye arasa neza, kuko ari umubyeyi, bwa bubyeyi bumutegeka guterura wa mwana kwa kundi ameze, kugira ngo amuhe protection cyangwa se amuha urukundo, amwiteho abimwereke. Ariko hari udashobora kubikora. Niyo mpamvu ngo umubyeyi muri iki gihe rero navuga ngo Imana yo mu ijuru iha abantu umutima w'ububyeyi. Umubyeyi yihanganira byinshi, umubyeyi yihanganira mu gihe cy'imvura, yihanganira mu gihe cy'ibigeragezo, umubyeyi yihanganira kugira ngo rwa rugo rurundarunde rushobore kubaho no gukomera. Iyo urebye nanone hari ibintu byateye bimeze nk'aho byamaze kuba icyorezo. Iyo urebye amadivorce muri iki gihe bisa n'ibyafashe indi ntera, aho binjiye no mu itorero, ku buryo uyu munsi nk'umushumba, kuko uri umubyeyi, ari mu buryo bw'umwuka urarera no mu buryo bw'umubiri urarera. Uriho urabona iki cyorezo gisa n'icyateye ari umugambi wa shitani. Ni iki kiri kugitiza umurindi cyane mu buzima busanzwe? Divorce iyo ugerageje kugira ngo ukurikirane, hari abantu tujya tuganira bahuye n'ibyo bibazo. Mu by'ukuri ntabwo ari bose wavuga ngo bararangaye, ariko mu by'ukuri harimo abarangara Satani akanyura mu cyuho. Reka nisegure ku bantu bashobora kuba banyumva hatagira ukomereka wenda bitewe n'uburyo nsobanuye kurangara, ariko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Mu by'ukuri hariho umuntu ushobora kunyumva akavuga ati koko aha hantu nararangaye, Satani anyiba urugo rwanjye, yaba ari umugabo yaba ari umugore. Kuko abanyarwanda ntibigeze bavuga ngo ntazibana zidakomanya amahembe. Nawe ubwawe ushobora kumva muri wowe utameze neza, bisobanuye ngo rero mugenzi wawe yanakubaza ijambo runaka ugasanga murapfubiranye, utangiye kumubwira nabi. Kubera iki? Warangaye. Niko ntekereza Satani yinjire muri wa mwanya, wumva urarangara, ikinakubajije ntiwagisubizanya nk'uko agikubwiye, ahubwo umwutsi nabi, Satani agahera aho ngaho. Ni icyorezo cyateye abana b'Imana, abantu bakunda Kristo. Muhaguruke dusenga Imana. Icyambere, hari abantu bakunda gusenga agasengera mugenzi we ngo ahinduke, ariko natanga inkunga ivuga ngo nawe wisengere guhinduka. Wisengere guhinduka gute? Kwihanganira ibyo uhuye, aza akakubwira nabi. Ndasenga Imana ngo igufashe wowe uri kunyumva, ubanze usaba Imana kugira ngo wisengere kumwakira. Icyo ni icyambere, kumubabarira. Kuko niba dusenga, ntabwo Satani azanyura mu muntu mutari kumwe. Akenshi ashobora kuzanyura muri uwo mugabo, akenshi azanyura mu bana, akenshi azanyura ahantu hatandukanye. Azanyura muri finance kuba mutayitunganije neza, azanyura mu tuntu twinshi. Ariko nuba amaso, rya jambo navuze, ukaba amaso ugasenga, Imana izaguha kwihangana kugira ngo ushobore gutsinda za ntandaro, cyangwa se ushobore gutsinda cya kigeragezo. Ni ukuri, erega reka mbabwize ukuri, uyu munsi iyo wihanganiye muri ya rugo, bishobora gufasha abana bawe bakabaho neza, ndavuga mu buryo bwo mu mitima bidahungabanye, kandi nabo bakazafasha abo bazabyara
erega ni nacyo dusabwa nk'abantu twamenye Imana. Ese gukizwa ni iki? Gukizwa ni uguhinduka, gukizwa ni ukwihangana, gukizwa ni ugukomera. Gukizwa hari ibintu ukizwaho nyine, ukizwa umujinya, ugakizwa uburakari, ugakizwa kutihangana, ukihangana, ugakizwa kutababarira, ukababarira, ugakizwa kudaca bugufi. Ariko ikintu kibabaje uyu munsi no mu itorero, usanga umuntu akijijwe ariko ugasanga kamere ni zose. Hamuvugaho atariko ngiye barabizi. None se niba ukivuga ngo barabizi, wakijijwe iki mwene data? Ngo nikuteye barabizi ko ngiye ntavugirwamo. Ese wa mubyeyi ndawe waba uri umupapa, waba uri n'umumama, ntuvugirwamo, wakijijwe ikizi? Nukumva ngo uri umurokore wicaye mu rusengero ariko ntiwigeze uhinduka. Ndibuka ngewe nkizwa, n'Imana yarambwiye ngo ntabwo kuva mu nyubako ya Katolika ukajya mu nyubako y'abarokore ariko gukizwa, ngo ahubwo gukizwa ni uguhinduka. Ndasaba umusore unyumva, umukobwa unyumva, hinduka. Hinduka. Icyane bambaje ngo se ngo wisanze uri mu rugo nta mpinduka yabaye, reka nkubwire wa mukobwa, ndagusanga ugire n'inshuti zimwe na zimwe uderetinga iyo umaze gushaka, kuko hari inshuti zisenya ingo. Bibiliya bitubwira hari inshuti zikurangaza, hari inshuti zishaka kuzakujyana muri ibi na biriya, kandi ugasanga urugo rwawe nturwitayeho. Abenshi nayo mpamvu uyu munsi urubyiruko bashaka gushaka ntibamare kabiri. Arashaka kwitwara uko yitwaraga akiri umusore, arashaka gusohoka uko yasohokaga muri cya kigare cy'urubyiruko. Kandi wabaye umugore, umugabo aragushaka atayi mu rugo, inshuti zirashaka ngo zigusure, abavandimwe barashaka basanga, sinzi hari ibintu bitandukanye. Anyway, Imana yo mwijwe tugiye neza duhinduke. Niyo mpamvu divorce ziri mu rusengero, abantu nibashaka guhinduka kandi bitwa abakozi b'Imana, bitwa barokore. Ijambo ry'Imana twarigize umuhango, ugasanga turahinduranya amadini ariko ntiduhinduranya gukizwa. Emi n'abantu bose batwumva, Imana yo mwijwe bagirire neza. Nk'umuvuga butumwa, ubundi Imana yivuga iki kuri gatanya cyangwa se divorce? Ubundi Imana ntago yemera gutanya, kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rambwira ngo iki Imana yahuje ntihakagire ugitanya. Hanyuma haraho tugiye mu byanditswe hatubwira ko Mose nyamura ababwira ko uzaba wemeranya nk'umuntu icyaha cyemerwa mu ijambo ry'Imana. Ho nasomye Bibiliya imbwira ko gusambana ari icyaha ushobora kutihanganira, ukaba wasenda mugenzi wawe utabishoboye kubyihanganira, cyane ko ari abantu bakizwa n'icyo akakihangana akamwera imbuto, kandi mugenzi we agashobora kuba atazagisubiramo kubera ko nawe Satani ari wamushutse, bakaba bakomeza bakubaka ingo. Urakoze cyane. Amen. Reka tugushimire kandi dushimire nawe wabanye natwe muri iki kiganiro. Bari kumwe na Ikuzo Emmy ndetse na Bella Flora n'umutumirwa wacu, kandi tuzongera dukomezanye mu biganiro by'ubutaha aho tuzagukenera uzabane natwe. Yesu abaho umugisha. Urakoze cyane.